Kuri ukeneye umugisha w'Imana kugira ngo winjire mu cyo Imana yavuganye nawe. Hari igihe wibaza ukavuga ngo ese Imana yavuganye nanjye, ikavuga rimwe, ikavuga kabiri, ikavuga gatatu, ariko kugira ngo mbone icyo Imana yavuze bikagorana. Reka nkubwire, buriya wowe ubwawe aho uri udukurikiranye hirya no hino, wowe ukwiriye gutera intambwe. Hano bisaba gutera intambwe. Iyo Imana ivuze ikababwira ngo nzakwambika, ntabwo izakugurira n'imyenda yo kwambara mu gihe wabonye amafaranga agenda ugure imyenda. Imana ivuganye nawe ikababwira ngo nzakugira uyu, uziga se. Ntago Imana izaguterura ikujyane ku ishuri. Ni wowe ugomba kugira ute guhaguruka ugatera intambwe. Kuvuga ni kimwe, iyo Imana ivuganye nawe ni wowe uba ukwiriye gutera intambwe ukinjira mu cyo Imana yagize ute yavuganye. Ni abantu benshi baba muzima buraho gusa, buraho budakeneye impinduka. Mbibutse yuko Aburahamu iyo adahindura imitekerereze n'imyumvire yiwe, ntabwo hari umugisha utabona utateye intambwe. Hari umugisha utakugeraho, hari akazi utakakira, hari amafaranga utakakira, hari imbaraga utabona, hari icyubahiro utakakira mu gihe utagize ute utateye intambwe ngo winjire mu cyo Imana yavuganye nawe. Hari ibintu bisaba gutera intambwe, kuko kumva ni kimwe no kumvira ni icya kabiri. Iyo Aburahamu akomeza kuguma muri iyo mitekerereze y'iwabo kwa Tera, nta cyari guhinduka. Oya, nta cyari guhinduka. Ku munsi ateye intambwe akava muri Uri, ubuzima bwarahindutse, iterambere ryarahindutse, amazina mabi arahinduka. Imana ababwira ngo kuko wateye intambwe ukanyumvira guhawe umugisha. Imana yamuvuze ibintu bikomeye. Iyo usomye mu Itangiriro igice cya 12, Imana yavuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nguhaye umugisha. Icya kabiri aravuga ngo uzakuvuma nzamuvuma, ntuzamuvume. Icya gatatu aravuga ngo kandi umuntu wese uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha. Bivuze ngo Aburahamu ubwe yari umugisha, imyenda ye yari umugisha, imvugo ye yari umugisha, ibiganza bye byari umugisha, ubuzima bwe bwose bwari mu ijambo rivuze ngo nguhaye umugisha. Iyo Imana ivuze ijambo umugisha wumva iki? Kuko hari abantu bafite ibintu bitari umugisha, ariko Imana yaribwiye Aburahamu ngo nguhaye umugisha. Umugisha Imana itanga uzana ubukire, kandi nta mubabaro Imana igira ute yongeraho. Imana nikubwira ijambo umugisha, wumvemo kurama, wumvemo urubyaro, wumvemo amahoro, wumvemo uburinzi, wumvemo igitinyiro, wumvemo ubuntu bw'Imana. Kuko iri jambo ryitwa umugisha ni ijambo rikomeye cyane. Uyu munsi wa none ukwiriye gusobanukirwa iri jambo ryitwa umugisha. Nubwo barabyitiranya, hari abantu ushobora kubona babayeho bafite amafaranga, afite ama etaje, afite amakadasiteri, atunze ibintu bitandukanye, ariko akaba mu buzima butishimye, akajya arara adasinzira. Uriya muntu aba afite ibisa nk'umugisha ariko bitari umugisha. Kuko umugisha Imana itanga urimo amahoro, umugisha Imana itanga urimo umutekano, umugisha Imana itanga uguha kuryama ugasinzira, kuko aba ari umugisha uhawe n'Imana. Imana ifite gahunda yo kukuvunjira, ikaguha umugisha w'ibifatika, ikaguha umugisha w'ibiboneka, ikaguha umugisha utari amagambo. Hari igihe uhura n'umuntu cyangwa ukigisha neza nk'ahantu mu materaniro, ukumva umuntu arakubwiye ngo Imana iguha umugisha by'amagambo. Yego aba byatuye, ariko birashoboka ko Imana imubwiye ati uwo mugisha uvuze ni uwumuhe. Bishoboka ko atabikora. Imana rero ifite gahunda yo kukusanya amagambo yose bagiye batura babanga Imana iguha umugisha. Wajya hano uvuga Imana iguha umugisha, wakora icyo bavuga ati Imana iguha umugisha,
ariko ukabona ibyo ntabyo ushyikira. Imana ifite gahunda yo kuguhereza umugisha w'ibifatika, umugisha w'amafaranga, umugisha w'imbaraga, umugisha w'igitinyiro, umugisha wo kurama, umugisha wo kubona Imana bundi bushya, umugisha ukwinjiza mu cyo yavuganye nawe mu buryo butandukanye, kuko aho Imana ivugiye n'aho Imana ikorera haba harimo intambwe ndende. Ariko biba ngombwa ko utera intambwe ukinjira mu cyo Imana yagize ute yavuganye nawe, kuko ibintu byose Imana ivuga ibizanabikora. Icyo usabwa ni ukuyizera. Hejuru umuntu ava mu kwizera, hanyuma kwizera kwarangira akajya agereranya umugisha akawuvuga ku bana be. Buriya iyo Imana ikubwiye umugisha aba ari umugisha. Ujye wakira umugisha, ntakajya hagira ibindi wongeraho. Ujye wumva ngo Imana impaye umugisha nyine. Impaye umugisha mu rugo rwanjye, impaye umugisha mu kazi kanjye, impaye umugisha mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Nta kimanuka zizantwara kuko Imana impaye umugisha. Ntacyo abadayimoni bazantwara kuko Imana impaye umugisha. Nta kisi izantwara kuko Imana impaye umugisha. Kuba mpawe umugisha ndarinzwe, kuba mpawe umugisha ndi umuntu ukomeye, kuba mpawe umugisha ntacyo nzaba, kuba mpawe umugisha nzarama, kuba mpawe umugisha n'akagambane kaboneka mu kazi ntacyo nzaba, kuko Imana yaguhaye iki? Umugisha. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Uba ugomba kuva mu kigare, mu bitekerezo bindi, ukakira icyo Imana ikubwiye, ukakira umugisha Imana ivuganye nawe. Iri jambo ryitwa umugisha, ndumva nshaka kuza kubasengera baturaho umugisha w'Imana. Urugo rwawe, ubuzima bwawe, ni umunsi wo gutera intambwe nawe ukibariza, ukabwira Imana ati nanjye ndashaka umugisha, nanjye ndashaka kungirira gutya, nanjye ndashaka kugira ute untabara, ndashaka ukora ibi ngibi kuko wabivuganye nanjye. Benshi cyane ugomba kuba uriwe, ugomba kuba uriwe. Niba Imana ivuganye nawe mu ijambo ryayo, byuba icyo Imana ivuze mu ijambo ryayo. Bitari ibyo uzakomeza wumve, wifate nk'ibisanzwe, wifate nk'ibitekerezo by'abantu, wifate nk'inkuru, ntubone umugisha. Kandi Imana yagusezeranyije iki? Umugisha. Imana iguha umugisha. Ukwiriye kubona umugisha ukwinjiza mu cyo Imana yagize ute yavuganye nawe. Shuje kandi tubaye kaze mukunzi wacu bana natwe hano ku Zuba TV Sam. Tuvuga ngo Imana niguha umugisha, Imana nikugire neza. Amahoro y'Imana aganze ku buzima bwawe, aganze mu rugo rwawe, aganze mu bana bawe, aganze mu buzima bwa buri munsi. Kandi Imana ikurinde mu rugendo rwawe rwa buri munsi, aho unyura, aho ujya. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Haze kwifuza kwawe ikomore, yomore umutima wawe, kandi Imana ikweze rwose, iguhereze umugisha w'uburyo butandukanye. Dushimira wowe wamaze gukora subscribe hano ku Zuba TV Sam. Tuvuga ngo Imana iguha umugisha, kandi nawe ugezeho ubwa mbere turaguhendahenze kubw'ubuntu bw'Imana n'imbabazi, kugira ngo ukande subscribe. Uko ijambo ry'Imana rigezeho uzajya ubona ubutumwa bwiza. Abantu benshi cyane hari igihe bumva yuko ibintu bivuzwe binyuze kuri izi mbuga ari ibintu bitari by'ukuri. Nta kindi twigisha, nta rindi tuvuga uretse ijambo ry'Imana. Iyi ni channel inyuraho ibintu bitandukanye, ubuhamya, ijambo ry'Imana. Iyo winjiye ukagenda ukurikirana ibyigisho biriho, hari naho Imana yagiye ituma abahanuzi bagutumwa mu buryo butandukanye. Hanyuma rero ijambo dushaka kuganira ni ijambo rivuga ngo Kanani yawe. Ni ijambo rivuga ngo Kanani yawe, Kanani yawe. Bibutse yuko iri jambo Kanani yawe ukwiriye guhabwa umugisha ukinjiza muri Kanani yawe. Bibiliya iyo ivuze Kanani yawe irahari. Abantu benshi iyo tuvuze Kanani bahita bumva kujya mu ijuru. Abantu benshi iyo tuvuze Kanani bahita bumva gupfa. Abantu benshi iyo tuvuze Kanani bahita bakira ibindi bitandukanye. Ariko mbibutse ko hariho Kanani yo mu isi, hakaba na Kanani y'iki yo mu ijuru. Ariko icyo nshaka kuvugaho ni Kanani yawe. Hari Kanani yawe Imana yaguteguriye. Hari urugo rukaba Kanani yawe Imana yaguteguriye.
hari akazi kakaba Kanani yawe Imana yaguteguriye, hari ukurama bikaba Kanani yawe Imana yaguteguriye, hari ubuzima ukwiriye kwikuramo mu bitekerezo, hanyuma kandi ukinjira muri Kanani yawe. Kanani yawe irahari. Niba ibyo muririmba mutabyizera, ibyo muvuga byose byaba ari ubusa. Kanani yawe irahari, Imana yarayiteguye. Kanani yaba urugo rwawe, Kanani kaba akazi kawe, Kanani bwa ubuzima Imana ikuremeye, Kanani bwa ubutunzi Imana ikuremeye, Kanani zaba ibintu Imana ishyizeho. Mu yandi magambo, Kanani ninshaka nyigereranye na gakondo, yaba ahantu hose ushakira ubuzima, iyo ngiyo aba ari Kanani ya. Numvishe uyu munsi wa none umwuka w'Imana ampata kuvugana nawe kukwiriye guhabwa Kanani yawe. Hari Kanani yawe, hari Kanani yawe. Ntago umuntu ahora mu buzima bubabaye, ntago umuntu ahora mu buzima burira, ntago umuntu ahora mu buzima bugize ute budasobanutse, ntago umuntu ahora mu buzima butakira igihe cyose. Oya, aho ukagomba kubona Kanani ye. Hari Kanani yawe Imana yagize ute yaguteguriye mu buzima bwawe. Iyo ngiyo igize ute irahari. Reka dusome muri Yosuwa igice cya 14 uhereye ku murongo waho wa 7. Navuze ngo icyo gihe nari maze imyaka 40 twe tukiri Kadeshi Baruneya. Mose umugaragu w'Uwiteka ntuma kujya gutata. Bukeye ngarutse mpamiriza ibyo nabonye n'umutima utabeshya. Ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba njyeweho nomatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Maze uwo munsi Mose ararahira ati, nukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko womatanye n'Uwiteka. Nuko Kalebu arongera aravuga ati, kandi dore Uwiteka watumye mara imyaka 45 nk'uko yabivuze uhereye igihe Uwiteka yabwiriye Mose Abisirayeli bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi nshyikije imyaka 85. Ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite ujya munsi Mose yanyoreje, uko imbaraga zanjye zameraga ntabara nkatabaruka ku rugamba niko zikiri. Hanyuma navuze iri jambo Kanani yawe. Kanani yawe irakenewe. Kanani yawe bwa urugo rwawe. Kanani yawe wa mugisha Imana iguha. Mu yandi magambo, icyo nshaka kuvuga cyo, Imana yashaka kwinjiza muri Kanani yawe. Bibiliya iravuga ngo ntago Imana inezezwa no guhora ibabaza umuntu iteka. Ntago Imana inezezwa no guhora ibabaza umuntu iteka. Bibiliya iravuga ngo naho yamubabaza izamugirira iki? Ibambe. Hari abantu Imana ikwiriye kugirira ibambe. Hari abakobwa Imana ikwiriye kugirira ibambe. Hari abasore Imana ikwiriye kugirira ibambe. Hari abanyamasengesho Imana ikwiriye kugirira ibambe. Imana yigeze igirira ibambe umugore witwa Hana. Uyu Hana yari amaze igihe kirekire cyane yarategereje Imana. Yari afite ikigeragezo cyo kutabyara, yari afite ikigeragezo cyuko nta mwana yagiraga. Ariko umunsi umwe ahura n'Imana. Umunsi umwe ahura n'igitangaza cy'Imana. Umunsi umwe abona ineza y'Imana. Umunsi umwe Imana iramusuhuza imukora mu kiganza. Abona Kanani ye yitwa urubyaro. Aramubwira ngo itahira amahoro, Uwiteka Imana yawe wasenze, icyo wagize ute wayisabye. Hana aravanga umuja wawe mbonera imbabazi imbere yawe. Ngo nuko Hana ngo arataha.
arataha ngo ntiyongera kugaragaza umubabaro w'Uwiteka aramwibuka igihe kigeze. Ndabona igihe cy'Imana ku buzima bwawe kirageze. Ndabona igihe cy'Imana cyo kugira ngo yongere ikugarukeho kirageze. Ndabona igihe cy'Imana cyo kugira ngo Imana yongere ikuremere ibintu bishya kirageze. Hari igihe Imana ijya yanga agasuzuguro, hakagira uburyo Imana ikuraho dosiye ya mbere isuzuguritse, dosiye ya mbere idatera imbere, dosiye ya mbere itakira, dosiye ya mbere irimo ko bagutuka bakagufata uko ushaka bakakwita amazina. Iyo dosiye hari igihe kijya kigera Imana ikayizinga, hanyuma yamara kuyizinga ikarema iyindi dosiye nshya. Imana ikuremere Kanani yawe. Uyu ni Kalebu watindanye n'Imana. Ibyo murabizi sindibuze kubitindaho cyane. Nawe ugomba kuba mu buzima butindana n'Imana mu buzima bwose waba urimo. Icya kabiri, ari mu bantu bagiye gutata bagarukana inkuru nziza. Abandi bose bagera mu 9 ngo bahisha abantu bose imitima iki ubwoba. Murabizi uko abaje bahisha abantu imitima ubwoba bari abanyantege nkeya, nubwo abantu bari babigiyemo imbaraga, ariko Imana yabonaga ari abanyantege nke. Ariko uyu nguyu Kalebu na Yosuwa ngo bahumuriza iteraniro, bavuga ngo ni ukuri igihugu twakigezemo ni icy'amata n'ubuki. Kandi mu by'ukuri abo banaki bavuze barahari, bavuga ngo ariko nimba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, ari igihugu cy'amata n'iki n'ubuki. Abanga icyokora ntimugomere Uwiteka, nimba Uwiteka ari kumwe natwe tuzabajya nk'uko umuntu ajya iki imitsima. Ntabwo bafite icyo kugira ute kubakingira. Hari abantu kenshi cyane batinya ibintu byarangiye, batinya abarozi, batinya imyuka mibi. Mu gihe uri kumwe n'Imana kandi ukiranuka ugitegereje Imana, ujye uba mu buzima bwizera Imana bidasubigwaho. Haleluya. Ndi mu ijambo rivuga ngo Kanani yawe. Imana ishaka kuguha Kanani yawe. Mama, Imana ishaka kuguha Kanani yawe. Papa, Imana ishaka kuguha Kanani yawe. Musore, Imana ishaka kuguha Kanani yawe. Kanani yawe irahari, igomba kuza kujya abandi bazibona. Nawe Kanani yawe irahari. Bibiliya iravuga ngo igihe cyarageze kirashira, kiba kirekire cyane, bagwana intambara y'Uwiteka bagera Kanani. Kanani igihugu baragifata. Murabizi ko bamaze imyaka 430 muri Egiputa. Imana bakuzaho amaboko n'imbaraga zikomeye aba n'Abiseri. Bibiliya iravuga ngo ibyo birangiye, igihe cyaje kugera, Bibiliya iravuga ngo Yosuwa ngo aragenda, amaze kugenda agabanya imiryango yose uko ari imiryango 10 yose yehereza gakondo. Umuryango wa Dani uhabwa gakondo, umuryango wa Nafutali uhabwa gakondo, umuryango wa Benjamin uhabwa gakondo, umuryango wa Yosefu uhabwa gakondo. Mu yandi magambo imiryango yose 10 ihabwa gakondo. Ariko Kalebu ngo yarakigwana intambara y'Uwiteka, yarakigwana no gukiranuka, yarakigwanira Imana ishyaka mu buzima bwe bwa buri munsi. Yarari mu murimo wo gukiranuka ngo baramwibagirwa. Igihe gituma abantu bakwibagirwa, kigatuma abantu bakwibuka. Igihe kizamura umuntu kikanamumanura, igihe kijyana umuntu muri etaje kikamujyana no gukodesha hasi, igihe kiguhereza aho ugomba kuba, naho mugomba kuvugana, naho mugomba kubana. Byose bikorwa n'iki? N'igihe. Mu bintu uzajya utinya, uzatinya iki? Igihe. Igihe gituma abantu bagusuzugura, kigatuma banakubaha. Igihe gituma utambuka abantu bakagukomera amashyi nta n'ibiro ufite. Igihe kikanatuma utambuka abantu ntibayakome. Uzajya witondera iki? Igihe, kuko gishyira umuntu hejuru kikanamucisha bugufi. Kalebu uyu yari yarahuye n'igihe, ariko nubwo yahuye n'igihe agumana n'Imana, aguma gusenga, aguma kubaha Imana, aguma kugira ute gukora imirimo yose. Yanyuma ngo Yosuwa aramwibagirwa,
yibagirwa urugendo bagendanye, yibagirwa aho babanye mu buryo butandukanye. Hari abantu batera imbere bakibagirwa abantu babanye, bakibagirwa abantu basenganye, bakibagirwa abantu bababaranye mu mubabaro w'amasengesho, babarundaho ibyifuzo ngo nsengera bizagende gucya, sengera Imana imakazi, sengera Imana y'ediporome yanjye agaciro, sengera Imana ingarukeho, sengera Imana ibigishoro. Abo bose bamara kugerayo bakibagirwa. Muzi impamvu bibagirwa? Nuko umuntu aremye mu izina ryo kugira ute, ryo kwibagirwa. Ariko turashimira Imana, naho abantu bakwibagirwa, Imana ntago izakwibagirwa. Turi mu ijambo rivuga ngo Kanani yawe irahari. Mbese witeguye kuyakira? Mbese witeguye kuyinjiramo? Mbese witeguye kwinjira muri Kanani yawe cyangwa muri gakondo yawe ko ihari? Kanani y'urugo rwawe erega irahari. Kanani y'akazi kawe erega irahari. Kanani y'umugabo wawe erega irahari. Kanani y'umwuka erega irahari. Kanani yo kuzajya mu ijuru erega irahari. Ukwiriye umugisha ukwinjiza muri Kanani yawe cyangwa muri gakondo yawe. Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo siko bizaba ku bantu bamutegereje, kuko ntawe uzakogwa n'iki n'isoni keretse ava mu isezerano nta mpamvu. Ntago uzakogwa n'isoni, guma mu masezerano, guma mu mwanya w'Imana. Biravuga ngo Yosuwa Kalebu ngo aragenda arasufura, abantu bose baramwibagirwa bitewe n'igihe yari arimo. Ntukajye urenganya abantu, kuko igihe gituma abantu bakwibagirwa, kigatuma banagira ute, banagukunda. Ariko kubera Kanani yawe, igihe kigiye gutera abantu kongera kugira ute kukwibuka. Bivuga ngo rero Yosuwa ngo yari yakoresheje inama i Gilugari, hanyuma muri cya gihe cy'ibibazo, murabizi hari igihe perezida abantu bamubazaga ibibazo bitandukanye, yasuye nk'intara, yasuye nk'Icyangugu, yasuye nk'Inyamasheke cyangwa n'ahandi, hanyuma bikaba ngombwa ko hari abantu bafite ibibazo by'ingutu bagomba kubibaza. Ariko ngo bigeze mu gihe cyo kubaza ibibazo, Kalebu ngo ashyira agatoki hejuru. Ngo amaze gushyira agatoki hejuru, yari akeneye Kanani ye, yari akeneye umugisha umwinjiza muri Kanani ye. Bibiliya iravuga ngo Kalebu ngo arangije ngo atera agatoki hejuru, ariko ngo amaze gutera agatoki hejuru ngo bari baramwibagiwe, ku buryo na Yosuwa bagwaniye urugamba ngo yari yaramwibagiwe. Ngo arangije ngo arabaza ngo uriya ninde, bashoboka ko babanje kumwicaza, kavatwa ntago tumuzi mu bantu bari ku rutonde rw'abagomba kubaza ibibazo perezida, uyu nguyu ntawe uriho. Ariko ngo byaje kurangira bamuhaye umwanya. Bamaze kumuha umwanya, bashoboka ko Kalebu yanarize, kabati koko Yosuwa wari ukwiye kumfata gutya, umuntu twabanye, umuntu twasenganye, umuntu Imana yavuganye natwe turi i Kadeshi, koko wari ukwiye kumfata gutya. Ariko ngo amubwira ijambo rikomeye, avuga ati nubwo wanyibagiwe, ngewe ndinde, ndi Kalebu, umwe mwasenganye, umwe mwajyanye gutata, mugahamagariza abantu umutima n'ibyo Imana yavuze, mukabahamiriza n'umutima utabeshya. Icyo gihe Mose agahanura akavuga ngo gakondo wakandagiye Imana witegereje, hazaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka. None rero icyari kinzanye n'ubundi wankujeho, hajya abantu bakuza n'abandi, ariko Yesu ntabwo azagukuzaho. None narinje nzanywe n'ibintu bibiri, narinje ngo umpeshe umugisha. Numara kumpesha umugisha, ninjire muri gakondo yanjye, ninjire muri Kanani yanjye, ninjire mu cy'Imana yagize ute, yavuganye nanjye. Nuvuga ngo birashoboka ko barize bagahoberana, bamaze guhoberana bamera nk'aho barira, kuko yaramwibutse, kuko yari yibutse uko bagendanye, kuko yari yibutse urugamba bagwananye, yibutse ahantu banyuze hatandukanye, banyuze mu mahwa, mu bintu bitandukanye, ariko bakomera ku mwami, bakomeza gukiranuka, bakomeza kwera imbuto, bakomeza gusenga, bakomeza kubana n'Imana neza. Imana yantumye mweno jambo ngo hari abantu ije kwinjiza muri Kanani yabo. Kanani yawe irahari,
Kanani yawe irahari, Kanani yawe igize ute? Irahari mama, irahari papa, nuruki Kanani yawe igize ute? Irahari. Bibiliya iravuga ngo Yosuwa ngo amubwira ijambo rikomeye, amwereka mapu, igishushanyo mbonera cy'uburyo bageze i Kanani, umujyi umeze n'uburyo bawutunganyije. Bavuga ngo hano narahatanze, bavuga ngo hasigaye ahantu hamwe gusa. Aravuga ati mbese wabasha kugwana na Kiriyataruba ukahanesha? Ko ari ahantu hakomeye cyane hadasanzwe, hariyo abanaki badasanzwe. Karebu ngo amubwira ijambo rikomeye, avuga ati ndundebere mu indorerwamo y'uburyo nshaje, ndacyafite imbaraga, ndacyabana n'Imana, dore nk'uko narindi ngifite imyaka 45 ntabaruka nkatabara ku rugamba, niko imbaraga zanjye zikimeze. Ndacyizera Imana, ndacyakiranuka, ndacyabana nayo, nageragejwe ndihangana. None ndakwinginze umpereze umugisha ninjire muri Kanani yanjye. Imana ishimwe. Bibiliya iravuga ngo amuhesha umugisha. Amaze kumuhesha umugisha, cyo kuzabwira ijambo rikomeye, avuga ati ubu ngubu mbona mfite imyaka 85, ndacyafite imbaraga nuko nari nzifite. Uko nagwanaga nkanesha niko nkirwana, uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba n'uyu munsi niko zigize ute? Zikiri. None umpesha umugisha ninje mu Imana yagize ute? Yavuganye nanjye. Icyo nari nshatse kuvuga, n'abantu bagukuzaho, ariko icyo Imana yavuganye nawe ntawe uzagihindura. Hari Kanani yawe Imana yaguteganyirije. Icyo nendaga kukubwira, Imana ifite gahunda yo kukwinjiza muri Kanani yawe. Imana ifite gahunda yo kukwinjiza mu cyo yavuganye nawe. Imana ifite gahunda yo kukwinjiza mu mugisha wawe. Imana ifite gahunda yo gusoza icyo yavuganye nawe. Ese uracyakiriye? Wakiriye Kanani yawe? Wakiriye ubuzima bwawe wagenewe? Wakiriye icyo Imana yavuganye nawe? Wakiriye imbaraga zikwinjiza mu cyo Imana yavuze? Mbese ibyo urabyakire? Wakiriye icyo Imana yavuganye nawe, cyangwa uracyari aho ngaho havuga ko bidashoboka? Ukwiriye gutera intambwe ukinjira muri Kanani yawe, ukinjira mu cyo Imana yagusezeranyije uhereye kera kose. Nari nkubwiye ngo wikigirira nabi, Kanani yawe igize ute? Irahari. Yishakiye igitambo ku bwa Aburahamu agiye gutamba Isaka, Imana ikavuga ngo ntukoze umushyo kuri uwo mwana wawe, kuko menye ko nkunda, nuko abona intama. Imana yishakira igitambo, nawe Imana iguha umugisha ukinjiza muri Kanani yawe, ukinjiza mu rugo rwawe, ukinjiza mu kazi kawe, ukinjiza mu iterambere ryawe, ukinjiza mu cyo wavuganye nawe, ukwinjiza mu masezerano y'icyo yagiye igenda ivugira ute? Ikuvugaho. Akira Kanani yawe irahari. Kangusengere. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye cyane ko uri mwiza, gushimiye ko uri Imana ishoboye byose. Injiza uyu mukobwa muri Kanani ye, injiza uyu mugabo muri Kanani ye, injiza umunyamasengesho muri Kanani ye. Kura abantu mu gihirahiro, bakore mu buzima busa nk'ubutayu, kandi bari mu gihugu gituwe, bari mu gihugu kiri mu iterambere, bari mu gihugu gikora, bari mu gihugu harimo ubuzima bwose butandukanye. Twabahesheje umugisha, duhesheje umugisha ibiganza byabo kugira ngo binjire muri Kanani yabo. Twahesheje umugisha ubuzima bwabo kugira ngo binjire mu cyo wavuganye nabo, bakore igisuzuguriro. Wabwiye Yosuwa ijambo rikomeye, navuga ngo dore uyu munsi gukoye igisuzuguriro. Abanyegiputa bagusuzuguraga, niko byagenze. Gisuzuguriro kimukuraho, gikure ku Banyarwanda, gikure ku basore, gikure ku banyamasengesho. Baremere ubuzima, baremere ingo, buri wese mu ruhande, muremere Kanani ye, muremere gakondo ye. Kandi turabizi uko hari gakondo wo mu isi, he na gakondo wo mu ijuru. Izo zose ziriho kandi turazikeneye. Urakoze, kugize neza, kuri mwiza. Hereza umwana umugisha, duhesheje ibiganza by'awo mugisha, duhesheje ubuzima bw'awo mugisha, uhereye kano kanya ukageza iteka ryose, n'ibinjiye mu cyo wavuganye nabo, mu izina rya Yesu. Amen.